amaje gukora ikosa ndamubwira noneho bya nyine ubwo yabikoze rimwe ikosa rihe se ikosa twararyamanye yego twabikoze rimwe ni ikosa niwe warikoze cyane niwe warikoze umugabo niwe warikoze kuko nyine yansanze yaraje ufata yaribagiwe ikintu arambwanya imuzane kandi yari mvuye muri dushe ndi mu nzu ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana mubane natwe umunsi ku munsi kuri Yawe TV ushaka gucukubira no kuba udafite amakuru usura website yacu yawetv.com ukabaho umeze neza cyane kandi ushaka kuba fitness umubiri wawe ukaba umeze fresh your physical fit nakindi uretse ko tukurangira body max fitness udusanga mu Giporoso manutse usa n'werekeza i Kanombe kuri Hilltop ushobora kuduhamagara kuri 0788358441 tukatuma umubiri wawe umera neza cyane dufite services zigiye zitandukanye dufite sauna massage uhagera tukagukoraho rikaka dufite swimming pool dufite gym irimo ibikoresho byose bitandukanye wakenera rero niba ushaka ko gukora umubiri wawe ukazana umubiri nyine ukaba nk'uyu mwari tumimo kubona kuri screen zanyu ukahora fit Gana Body Max Fitness duhamagara kuri 0788358441 umeze neza se meze neza cyane amakuru y'imisi amakuru ni meza cyane gira ubwo busore bukiyesha keya ugera kuri amasane mu nzira Okay amakuru tujye kuganira tugwaye ikaze kuri Yawe TV murakoze cyane yitwa Jamila no mukobwa mwiza cyane murimo kubona kuri screen zanyu kusa neza cyane ibanga nirihe bangana geniri no guca ku mutima no tuvuta duce cyane ku mutima ariko inyuma wapi oya n'inyuma ako nyuma nyine nabirenze inyuma nayo ariko ku mutima ndizeye ku mutima ni sawa cyane ese inyuma yavuze ngo nabirenze ubugendeye kuki mbangendeye kuko nawimenya ariko umutima wagomba kumenya nta muntu wimenya nawe birabyana umuntu abona bimeze neza koko nago babibize nyine wowe urabona ko ari ibyana ariko njye nago mbizi ko ari ibyana nyine birabyana ubwabyo nago yabyize ko bibasha nago byabimenya ariko wowe bimbwiye ngo arabasha undi akazwe ngo arabasha ese undi abasha iki ndabizi se ese ufite imyaka ingahe imyaka 21 cyane ku myaka 21 nta muntu wakubwira ko ubasha nawe nta n'umuntu wakubaza izina wambajije izina arahari wawe byarangiriye aho se yakubajije izina gusa arigendera oya ntabwo yagiye byagenze bite ari mu kazi umukunzi ameze neza muri make ameze neza cyane okay first sana yitwa Jamila niwe tugiye kuba tuganira nuko dutangira show yacu kugira ngo abanze giye no muri modu umunsi yatugendereye kuri Yawe TV ugiye kutuganiriza n'iki kikugenza kuri Yawe TV no buhamye ufite watusangije ushaka gusangiza abanyarwanda muri rusange n'abandi badukurikiranye ba mu bice bitandukanye byo kwisi n'urugendo bimeze bite byagenze bite kuva bitangira kugeza uyu munsi none Jamila yabwira abantu ko ari mu ntoki wavukiye hanyuma ubuzima bwe buza kugenda gute Jamila ni umukobwa mba mu Mutara ariko ubundi kubinya i Kigali yego ubuzima nabayemo rero ndetse no wenda ubwo ndi mu bunkuze ubwo nabayemo ubwo no bwa cyane ariko ubwo nabayemo nkuze ni intambara navuga ko ari intambara yego kuko ntagatangiye n'umuryango ndetse n'urugo rwa mukuru wanjye yego iyo umuntu yumvishe ngo watanye n'umuryango ndetse na mukuru wawe umuntu ashobora kwibaza ngo byagenze bite byari muri vakanse yego mukuru wanjye arambwira ati kuko uri murumuna wanjye nakifuza nyine ko waza ukaba uri iwanjye kuko uri murumuna wanjye yego njyayo nyine turabana nkamufasha imirimo yo mu rugo n'umukozi we nkamurera abana numva nyine umukozi ntabwo arera abana nka murumuna we nubwo ni nka nyina wabo turabana nyine nkajya mufasha iyo mirimo akafite umugabo nyine we babana abo bombi bafite akazi umugabo akajya mu kazi n'umugore akajya mu kazi ariko byaje kugera aho umugabo nyine wenda acika inavuga ko ari gucika intege mu kazi ke ariko umugore nyine akomeza akazi nyine nk'uko byari bisanzwe umugore akajya mu kazi nyine ubwo ari mukuru wanjye
nkasigara mu rugo nkora imirimo umugabo akagenda nyuma akamwara mutegurira icyayi mukorere nyine buri kimwe cyose akaba njye ngo ari njye bimukorera ubwo urumva kwegereza umuntu niba washaka kumwegereza simbizi urumva kwegereza umuntu cyane bituma nyine wenda hari ibindi bintu atekereza mu mutwe cyangwa wowe utekereza ariko we hari ibyo yatekerezaga ntabwo ari njye yego hari uyu uvuze ngo hari ibyo yatekerezaga umuntu atekereza byinshi ibyo yatekerezaga byaje no kugera aho ucika mu muryango ugatandukana na mukuru wawe ni ibihe yatekerezaga byatumye ntandukana n'iwacu na mukuru wanjye ubwo urumva no mu rugo rwe simari no mu rugo iwacu aho mvuka simari ubwo nyine ndahanjye nyine njyenyine byaturutse nyine kuri uwo mugabo n'ubundi we nyine nabonye akomeje kunyegereza cyane umugore akajya ajya mu kazi umugabo agasubira inyuma akagaruka mu rugo akanyina akambwira ati nari nibagiwe iki kime cyangwa se ndaje nyifate mu cyumba ibintu nk'ibyo nyine hagenda hazamo nyine birangira wenda habayemo kubera ko yayegerezaga cyane yageze wenda acikwa nabwo ko ari ugucikwa akora ikosa yego amaze gukora ikosa ndamubwira noneho bya nyine ubwo yabikoze rimwe ikosa rihe se ikosa twararyamanye yego twabikoze rimwe ni ikosa niwe warikoze cyane niwe warikoze umugabo niwe warikoze kuko nyine yansanze yaraje afata yaribagiwe ikintu arambwanya imuzane kandi yari mvuye muri dushe ndi mu nzu ndamubwira ni ntabwo mbasha gusohoka njye ndi muri dushe arambwira ati nta kibazo kandi nyifate mu cyumba cyawe n'ubundi niho cyari kiri icyo nashakaga aza kugifata nyine birangira adasubiye mu kazi aguma mu cyumba rero niho byaturutse nyine kugira ngo turyamane yego ubwo ngubwo byari umuntu yakwibaza ngo mwari wari umazeho igihe kingana iki kugira ngo ibyo bibe urumva nari ndangije mu wa gatandatu n'ubundi ntabwo nari gusubira ntabwo nari maze nk'amezi 3 cyangwa 4 ariko yego icyo gihe ubwo ibyo bibaye umukozi niba yari ahari se umukozi ntabwo ajya gutya akabona kuko harimo akantu akaba yabibwira nyirabuja kenshi yazaga yakundaga gutuma umukozi cyangwa se abana yabakunda kujya niwe bajyanaga ku ishuri umukozi akamutuma nyine ubwo twabikoze ubwo ngiye kuko ndi muri dushe sinzi ko yari yamutumye ariko nawe wari uhari umukozi nawe wari uhari yego kubera iki se wagize igitekerezo cyo kuvuga ngo reka ndyamane n'umugabo wa mukuru wanjye kuki utavuze uti ntabamemutse ko icyo gihe utari n'umwana ibyo byose nibaza twese turi abantu kandi umubiri ni umubiri nyine ubwo birabaye ku nshuro ya mbere naho byarangiriye byarakomeje nyine akajya akomeza kunyegereza cyane kongera kuko numva ku mutima wanjye ko ari ikosa byarabaye mukuru wanjye atangira kugenda nyine abimenyamo bitewe n'ukuntu yatangira kunyegereza cyane kurenza uko yegereza umugore we yajyana nk'abana ku ishuri akagaruka mu rugo ntajye ku kazi ke yaba agiye nko ku kazi akagaruka mu rugo akanywa muha icyayi ngo yari bagiye kunywa icyayi nyine nk'ibyo ariko gahunda nyine yo kuma wenda hafi yanjye cyangwa se imbere yanjye turi kumwe nyine umugore watangira kubimenya atangiye nyine kugenda abiketse umugabo arampamagara arambwira ati ngwino nsanga aha n'aha duhahe nyine nta kibazo niho mukuru wanjye yatangiye kubimenya nyine nsubiye inyuma ho gatoya umugabo yari yicaye twicaye muri salo twese turi ku meza atangiye nyine kuzana igitekerezo nk'umugabo mu rugo twese ducecetse aravuga ko murumuna wawe abwira umugore we ko murumuna wawe yaje kudusura kandi akaba yarangije kwiga atazasubirayo nta kuntu twabwira umukozi akaba atashye akaba ari gufasha nta mirimo ivunanye ihari akaba ari kumufasha nta kibazo niho byateye kugira ngo akomeze anyegereze ubwo umugabo aha igitekerezo mukuru wawe cy'uko bakwirukana umukozi yaravuze ati nta kibazo yataha kuko wenda niba bishobora ninaha akarenza yamufasha imirimo nta kibazo ubwo ngubwo umukozi bamaze kumwirukana umukozi noneho byagenze bite uko byagenze noneho byarushijeho uko byari bimeze kuko yagiye noneho ntabwo ko akazi nk'aho yari agasezeye kuko yahoraga mu rugo cyane inshuro nyinshi umugore bwataga kenshi akamusanga mu rugo akumva aramamagaye kugira ngo amuhamagare akamubwira ati nsanga ahangaha dutwara iki n'iki kuko wenda yumva ko nta mukozi uhari wenda yabashije kubyumva ko nawe akabyakira neza yego
wari ubuhamya bugiye bukomeye n'ibintu akenshi navuga ko wenda no hanze hangane n'abandi bantu baba badukurikiranye kuri yawe TV baba bahura nabyo baraza gukuramo isomo ngira ngo niko mbitekereza. Ubwo no kuvuga ngo tugezaho umugabo bimaze kwirukana umukozi noneho atangiye kujya agaruka mu rugo kenshi, wowe icyo gihe mukuru wawe yari atarabivumbura neza noneho. Yego. Yari atarabivumbura. None se kuki umuntu yahita yibaza ngo kuki utagiraga gutya ngo bwire mukuru wawe utari kuri mugabo wawe kwagaruka kwagaruka kunshotora ko aba yinyegereza kenshi na kenshi kwagaruka avuye ku kazi kwazarebye ukuntu umuganiriza ibyo bintu kutabikoze? Ntabwo nari kubikora kuko umugore yagendaga mu gitondo kare, umugabo akagenda nka 3 cyangwa 4. Urumva na hantu twahura kandi njye nabyukaga 2 cyangwa 3 kugira njye mu mirimo. Yego. Noneho rero bigeze ku rundi rwego, bya bintu mwakoze rimwe byari imikino nawe umaze gusa n'uryoherwa noneho wiyemeje kujya uca mukuru wawe inyuma. Nyine ntabwo nari mbyishimiye, urumva nyine byarambabaje, ariko ntabwo nari gutambwira mukuru wanjye ngo umubwire ngo twaryamanye, ntabwo byari gushoboka. nta n'ahantu wahera ubimubwira, ahubwo na wenda kuko yaramaze umukozi wamara kumwirukana aba yatangiye gutaha, ajya ataha kare kugira ngo atahe kare. Yego. Gusa umuntu yahita yibaza ngo wenda hari igihe usanga ushobora no kubibwira mukuru wawe akavuga turashaka kuniranya n'umugabo, niyo sanse wabyumvishemo kutabivuga? Oya, mukuru wanjye aratinyitse cyane. Aratinyitse cyane? Yego. Wumvaga yanaguhabye? Aratinyitse agenda ubwo. None se kugira ngo umuntu ashobora kwibaza nyine ngo ko icyo gihe wari ufite imyaka ingaho ubundi biba? Icyo gihe nafite imyaka 18. Imyaka 18. Ku myaka 18 kugira ngo umugabo amare kugufatisha neza, umuntu yakwibaza ngo yagufatisha gutyo gusa umwana wari ukirangiza segonderi nta tuntu waba gukeneye, waba gukeneye umusatsi, utundi dukoresho, umugabo yakoresha gutuye tuntu twatumaga tugukurura cyane tukumva mukora ibyo. Aho ngaho yarabizi ko nkunda ice cream, yarabizi ko nkunda nyine kumera neza wenda mu bundi buzima, akamenyera amavuta, akamenyera isabune noga, akamenyera imisatsi, ariko nyine mukuru wanjye nageranye namenye ko ari bamenyeye imisatsi, akamenya nyine utuntu twose nyine tukurura umuntu akaba yatumenyeraga cyane. None se mukuru wawe nguwo ntago yabonaga hari ikintu cyanditse ku mubiri wawe ngo aba yakubaza ati ko uhora hano udakora, ko uguma hano mu rugo udakora, ibyo bintu biva hehe? Yarabiketse, ariko nyine ntago yahise abimbaza kuko ntago yari gutankeka ako kanya. Yego. Bivuze ngo yarabibonaga, ariko nawe umuntu ashobora kwibwira ngo habagamo kurangara. Ubwo nyine wenda kuri we. Yego. Ibyo bintu byakubayeho, iyo experience ufite ubona byaraterwaga n'iki ko umugabo wawe akenshi yibanda kumwe nawe kuruta uko yibanda kumwe n'uwo bashakanye? Nuko kubera ko urumva wenda njye ntekereje nyine mbitekerejeho cyangwa se mu bwenge bwanjye cyangwa ibyo ntekereza, numva ko ariko mukuru wanjye atabaga hari cyane nyine nk'uko njye nabaga ndi mu rugo. Yego. Ubwo bivuze ko ni keya nke yahabwaga. Yego. None se uretse wenda uwo mukuru wawe kuri experience rusange ufite, ubona impamvu ubundi abagabo baca inyuma abagore babo ari ikintu giterwa n'iki? Ubundi umugabo kugira ngo ace umugore inyuma, nyine njye narabibonye ndabizi, kugira ngo amuce inyuma cyane biterwa n'uko wenda nyine umwanya umugore amuha cyangwa se agaciro amuha cyangwa ibiganiro bagirana. Yego. Ntago ingeso yo yazamo? Ingeso? Nta muntu uba yifite ingeso y'ubushorashuzi akababona keya zose ariko akavuga ati hari igihe icika intege cyangwa se ikabihari ariko ntayimwereke. Yego. Ntayimwereke. Icyo gihe nkeka ko uwo nguwo umugabo mukuru wanjye we ntago ari ingeso, ahubwo ni umwanya yaburaga. Umuntu yashobora guhita yibaza ngo wenda no kubura umwanya yabifatanaga no ku icyo gihe wari ukirangiza segonderi ukiri akana gato kameze neza. Mukuru wawe w'icyo gihe yangana gate ugereranyije n'uko wangana ku buryo uvuga uti nakururaga umugabo? Mukuru wanjye ntago ndota cyane, yarakuze nyine. Urumva nyine we yaritaye ku kazi ke kuko bamaranye nk'imyaka 2 nari nyiri ku ishuri. Urumva wenda hari ke yabahanye ntago mbizi, ariko nkanjye nje nyine mu rugo kandi akabazi ko ndi muri umuna we nta kirazira irimo. Yego. None ari umuntu rero ashobora kwibaza ngo ibyo byose nubwo abagabo nabo hari igihe bagira intege nkeya, ariko n'igihe biterwa n'ukuntu n'umwana nawe yiyambika utuntu mu rugo, ukaba wenda wiyambika utuntu dukurura uwo mugabo akabona wenda utuntu urimo wiyambika ntago ari tw'umugore we yambika, wowe nta ruhare wigeze ubigiramo mu gushotora umugabo?
Okay, umuntu yambara umwenda bitewe n'uwo munsi uwe ukomeze cyangwa se awupanze. Yego. Uko nambara nuko nyine. Ubwo niba byamukuriye ukuri nuko umutima we nyine. Ngiye ntabwo nigeze nambara wenda imini kugira ngo wenda ndebe, ntabwo nigeze oya. Ahubwo we hari uko bifataga simbizi. Okay, noneho dutangira wakomeje kukuba waraciwe mu muryango na mukuru wawe murashwana. Aho ngaho tutarahagera gatoya umuntu yakibaza ngo ukomeje kubana gutyo na mukuru wawe, ukomeje kumuca inyuma gutyo mu bana, nta pfunwe byaguteraga mukuru wawe niyazaga ngo wumve ikintu ku mutima kidunda? Okay, ntago cyabura ariko nyine kuko kitabura nawe yageze aho nyine nk'umuntu mukuru kandi ankuriye arabimenya. Burya abavandimwe niba iyo umuvandimwe wakubeshyura urabimenya. Yego. Cyangwa atakubeshyura urabimenya. Okay, hari igihe twaganiraga nyine akabona ko umugabo we yataha nyine akabona ko hari ikintu gihindutse. Yego. Yego. Noneho yaje kubimenya nyine uko yavuye ku kazi ari kare, aje nyine kwita ku bana kuko muri byari kwa gatanu. Yego. Aza ari kare, aje nyine uko bwari bucyari weekend. Ya dufatanye imirimo, ejo nyine tubone tuzatembere simbizi. Yego. Asanga nyine kumwe n'umugabo we n'ubundi. Mu cyumba ntabwo twaturyamanye ariko turi mu cyumba tuganira nyine. Yageze mu cyumba gute? Umuntu yakibaza ngo mu cyumba ko atari mu ruganiriro, byageze ahagera mu cyumba yararimo n'icyawe n'icy'umugabo. Wenda we yarabiketse cyari icyanjye. Ariko wenda yarabiketse ko nari niyambuye, nari nambaye nyine isume mu mabere, wenda nawe yari yambaye isengere gusa. Wenda yarabiketse ibyo yaketse. Uretse ibyo yaketse nta kindi cyari kimaze kuba? Oya ntacyo. Twari turuganira nyine aho tuzasohokera, turuganira nyine ibintu nk'ibyo. Kugera ku rwego mupanga aho muzasohokera kandi afite umugore we batarabikora, kuza kugeraho umugabo yambara isengere wambaye swime gusa, yari asanzwe uvuye koga wayambaye ahageze? Oya, nari niriwe mu rugo nyine. Kandi umukobwa rero mu rugo kenshi burya ntago ari njye gusa. Abakobwa iyo atambaye igitenge aba yambaye isume, atambaye isume yambaye sharpe. Rero we yavuye mu kazi aza kuramo ishati ajugunya hariya ansanga mu cyumba. Wenda byari kuba nyuma y'uko aza, wenda nuko yayisaze nyako kanya. Rero ngo yakwibaza mukuru wawe yinjiye mu cyumba asanze wambaye isume, asanze umugabo yambaye isengeri, yasanze murebana gute, yasanze muganirana gute, harimo iyihenera ku buryo yinjiye aho ngaho agahita abona hari ukundi bimeze? Umuntu mwaryamanye ntabwo mfatanye no nkunda nk'umuntu usanzwe cyangwa se umuntu mufitanye ubundi bushuti burenze, nafata umuntu usanzwe. Hari uburyo twaba tumeranye nyine, amufashe cyangwa se amfashe, mureba nawe uko yandebaga nyine yabonaga ko ari mu rukundo, nawe abibonye yabonye ko ari mu rukundo. Hari n'ukuntu nyine muba mwarabikoze nka rimwe ariko umugabo akumva ko mu gitanda ushobora kuba umeze neza kurusha umugore yashatse. Nyine ibyo bituma umugabo yirukana umugore we. Kuri iyo ngingo ho umeze neza cyane? Nawe ibyo byawe wawunyinjiriye. Okay, noneho twikomereze gatoya twigire ku ngingo nyamukuru isa niyatumye unaza kutugenderera kuri yawe TV. Noneho umugore mukuru wawe yaje kwerura noneho no kubimenya gute no kukwirukana gute? Tugeze aho ngaho. Urumva umukozi we ataragenda, nyine umukozi yatangira kubibona uko umugabo yatahaga cyane. Nyine umukozi atangira kubigenda bikeka, ahamagara mukuru wanjye nyine rwihishwa, aramubwira ati se ko mbona murumuna wawe bimeze gutya na gutya n'umugabo wawe ni ibiki? Mukanya aramubwira ati nta kibazo nzigenzurira. Ubwo urumva nyine yafashe bya ndi umukozi yamubwiye abifatanya n'ibyo ngibyo dusanganye mu cyumba. Umukozi ajya kugenda yamusigiye amakuru gatoya. Arambwira ati ibintu rwahiye. Yego. Noneho umukuru wawe atangiye kugenzura rero? Nyine yatangiye kugenzura nyine adufata. Abafata mu buhe buryo? Turi mu cyumba. Nanone? Ariko noneho hari igikorwa? Yego. Noneho umukuru wawe agufashe nyirizina muri mu gikorwa, icyo gihe yagize reaction byahise bigenda biti? Gerarakaye cyane nyine afata gahunda yo kunyirukana nyine. Uko numva ntabwo nakugwa mu rugo rwe ndi kumusenyera. Icyo gihe akohereje mu rugo. Byarakwirukanye avuga ati mwohereje mu rugo, subira iwanyu, waje hano kumfasha none uransenyeye.
yarambwiye ati nyine ku nshuro gatatu ndagufashe kandi nta kindi nakora akamamagare mu rugo mbibamenyeshe nkuhereze itike utahe. Yego. Ubwo amaze kubimenyesha mu rugo wahise werekeza mu rugo mu buhe buryo ubasobanurira iki? Biragoye cyane nyine guhita usubira mu rugo. Urumva umubyeyi we yamenye ko nyine wenda wamusenyera urugo rwa mukuru we cyane. Kandi yumva nyine ntago ari ibintu byiza nyine imbere y'ababyeyi barashyingiye byarabaye ntago ujya gusenya urugo rwe ngo bigaragare neza. Ubwo ahamagara nyine papa arabimubwira, ahamagara mama arabimubwira, nyine nanjye numva umutima urandiye kandi ndababara cyane. Mfata gahunda ndatekereza nyine nanjye ndavuga ntago nasubira mu rugo nyine. Icyo gihe nibwo wahise ufata umwanzuro wo kuterekeza mu rugo? Yego. Wahise werekezaho icyo gihe? Nahise njya kwibana nyine. Wagize isoni wavuga uti ibi bintu nakoze ntago nakwerekeza mu rugo? Ntago nawe n'undi wari wese nyine ntago wahita afata umwanzuro wo kujya wo gusubira mu rugo guseba mu muryango nanone urumva ko bagufata nyine n'ubundi. Yego. Nagiye nyine kwibana ariko ntago binshimishije. Yego. Mbere yuko tugaruka neza nyirizina umaze kujya kwibana mutandukanye umugabo we byagenze bite? Umugabo we nyine yakomezanyije na mukuru wawe? Oya. Urumva natashye kubwo gusenya urugo rw'umugabo we. Yego. Nagiye kwishakira ubuzima bwanjye nyine nabimuganirije ndabimubwira arambwira uti ntacyo nanjye sinaruta nyine wenda kuko umuryango amaje kubimenya. Yego. Akira amafaranga naya ugende nyine ushaka ubuzima bwawe. Yego. Mukuru wawe arakwirukanye hamagaye n'iwanyu ariko ufata umwanzuro wo kuterekeza iwanyu. Iwanyu ho byaje kugenda bite? Mukuru wawe ni yaje kubahamagara nyuma niba warakurikiranye amakuru, niba yaraje kubahamagara ngo amenye niba warahaje nyuma ntago yigeze kubukurikirana? Ahubwo nyine ubwo turi aho ngaho yaramubwiye ati muhaye itike, abwira papa muhaye itike mwohereje isaha n'iyi ubwo murambwira nahagera. Yego. Ubwo nyine ibyo bavuganye nyuma ariko ntago nahageze nyine ubwo nawe nyine. Kuva icyo gihe rero bivuze ko utarongera gusubirayo? Ntabwo ndongera gusubirayo. Haciye nisho guhita yibaza ngo ihwanyu aho ngaho urimo ushaka gusaba imbabazi ariko utaragiyeyo ubwirwa n'iki niba bo bundi hari ikosa bakubaraho? Ababyeyi ni abantu bareba kure cyane, ntago yabura kumva ko hari ikosa kandi rikomeye wakoze gusenyera mukuru wawe. Nta nubwo wenda ntago nzi niba bari kumva cyangwa batari kumbabarira ariko njye umutima wanjye wanyemeje nyine ko nyine ntabasha gusubirayo ngo bame imbabazi. Mpindura nomero nyine mbura uko wenda barambuze ariko njye numva ko nyine wenda nabasanga ko aho baba ndahazi, nabasanga nyine nkabasaba imbabazi wenda turebana nkasubira mu bana wenda nk'uko nari meze. Bivuze ko icyo gihe ukiva mu rugo wahise uhindurana nimero barakubura? Yego. Kuva icyo gihe hashize igihe kingana iki niba wibuka neza? Hashize nk'amezi 5. Hashize nk'amezi 5 utanongera gusubirayo, umutima urimo uragucira urubanza ngo usubireyo. None se mukuru wawe nguwo aho uhinduriye nimero ntago waje gushaka nimero ze wenda ngo ube wamuvugisha no mu rugo bavugisha wabwira uti wenda nakoze ibyaha ibi n'ibi ndabyemera ndazaza gusaba imbabazi ariko warabanje no kubavugishaho? Oya, ntago nigeze mbikora. Ntago umutima ndawugira nyine ukomeye gutya. N'ubundi busanzwe mukongera nawe mutinyaga cyane. Yego. Ntago umutima ndawugira nyine mbashe kujyayo nyine kubasaba imbabazi. Kandi umva burya ntago namuhamagara kuri telefoni nshaka kumusaba nyine umutima ninumva nyine ukomeye kandi wenda mfite inshuti yanjye twajyanayo twajyana nkabasaba imbabazi nyine turi kumwe. Ni umuntu ukurikiranye neza kuri yawe TV arumva ko ibyo bintu ni ibintu n'ubuhamya bukomeye cyane ariko se nubwo uteganya kujya gusaba imbabazi ariko izindi ngo zibayeho gutyo niyihe nama zigira? Wenda navuga wenda nk'urungano rwanjye avuga ni wenda niba hari abagiye gusura cyangwa basuwe na barumuna babo cyangwa bakuru babo nyine ibyo bintu nyine babyo kuko ntago ari byiza nyine umutima niwo kintu kigucira urubanza cya mbere kandi urumva gucibwa mu muryango ntago ari ishema ku mukobwa. Yego. Ubuvuga uti wowe bikubayeho wabyakira gute?
warabikoze wabikoreye mukuru wawe ariko wowe ari wowe byabayeho kuko wenda izo mbabazi wazazitanga kuko namenye ko biryana kandi bibaho nabanza nkamenya neza impamvu y'ibyo bintu nkamenya n'intandaro yabyo burya nawe wihutira gufata umwanzuro namuha imbabazi. Yego, hanyuma tugana no ku musozo kugira ngo tukureke ugire na gahunda zindi ujyamo, tunagushimira ko watwitabiriye ukemera kuduha ubwo buhamya bushobora gufasha benshi nabo banyuze muri ibyo ngibyo wanyuzemo. Igitekerezo cyawe no kujya gusaba imbabazi. Yego, ese noneho izo mbaraga wumva utarabona uratekereza ko uzazikura hehe zo kujya gusaba imbabazi? Imbaraga urumva nari ndi umwana ariko ubu ngubu maje gukora kandi nabasha kwifatira n'imyanzuro. Yego, nagenda nkamusaba imbabazi, nabanza gusaba imbabazi mukuru wanjye kugira ngo abashe kunsaba imbabazi no mu muryango hose. Yego, bivuze ko icyangombwa no gusaba imbabazi nyine. Igitekerezo ufite nicyo kuzabanza kujya kureba mukuru wawe. Niba badukurikiranye kuri yawe TV sinzi ubutumwa wabagenera hanyuma tugasoza. Yaba umuryango waturutse mudaheruka, yaba mukuru wawe, bose urabakumbuye, sinzi ubutumwa wabagenera hanyuma tukagana ku musozo. Wenda ubutumwa nabaha nuko wenda icyambere nuko mbakunda kandi ntabwo wenda nakoze ibyo nakoze byarusha kwenda bitewe n'igihe nari ndimo kandi nicyo nari mvuyemo cy'ubunyeshuri, ariko ntabwo ari uko mbanga, ndabakunda cyane kandi nifuza kongera gusubirana nabo. Yego, turagushimiye cyane, wakoze cyane kubana natwe. Reka dushimire n'abari badukurikiranye kuri yawe TV. Tubabwire ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Niba ushaka kumenya amakuru agezweho ya buri munsi, sura yawe tv.com. kandi niba umeze neza cyane, icyo usabwa no kindi no kugana Body Max Fitness. Duherereye mu Giporoso usa n'uwerekeza i Kanombe, ni kuri Hilltop. Ushobora kuduhamagara kuri 0782354081. Nitwa Patrick, ndabashimiye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.